icyo kibazo muvuga cy'amashusho y'urukozasoni twabonye yagiye azerera muri rubanda hanze. Ni amashusho ya wa muhanzi uwo rizagwira uzwi ku izina rya Yampano. Mu by'ukuri ubirebye iyi kese ni scandal, bita scandal. Muri bagenzi bari aho ngaho ndabona hariho abifashe mu maso, biteye isoni ko biteye isoni, ni scandal. Hari n'igihe dutinya no ubura n'uburyo wavuga ku bintu nka biriya. Nk'ubugenzacyaha tukiyabona twabanje gukeka kuri uriya musore ashobora kuba afite ikibazo, kuko utekereza ko ikibazo mvuga cyo kuba hari ibintu biri kumukoresha, kuko biragoye kwiyumvisha ukuntu umuntu yifata amafoto ari muri biriya akifata amashusho nk'ariya n'iminota ingana kuriya. Impamvu tuvuga ko ari scandal, baravuga ati twabyumvikanyeho. Nibyo ushobora kuba mwari mwabyumvikanyeho, hari ibyo mwashakaga kuba mushaka kwibutsa, ariko sinzi n'ibyo ari byo. Ariko mu by'ukuri ni bya bindi abantu bakuru bavuga ngo si iby'i Rwanda. Ufata ibintu nka biriya ukabibika muri telefone yawe, ukabibika mu buryo nakwita mu buryo burimo ubuteganye buke cyangwa negligence. Ni ibintu tuvuga ko bidakwiriye. Ariko rero wenda mbanje gusubiza ko icyo warubaje kijyanye n'itegeko. Burya RIB ikurikiza itegeko uko riri, ntabwo ikurikiza itegeko uko ryagombye kuba rimeze bishingiye n'ibyo abaturage bavuga, kuko itegeko uko ryagombye kuba rimeze, uko wabisobanura n'uko undi yabisobanura biratandukanye. RIB ikurikiza itegeko uko rimeze n'uko ryanditse. Icyongereza bavuga ngo law as it is, not as ought to be. Uko ntekereza ryaba rimeze siko Theo watekereza ko ryaba rimeze, siko Emi watekereza ko ryaba rimeze. Niyo mpamvu itegeko ryandikwa rigakurikizwa kuri ririya tegeko. Rero ingingo ya 34 y'itegeko riteganya gukumira ibyaha bikorewe ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ikoranabuhanga. Itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga, ingingo ya 34 ivuga ngo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Ntabwo itegeko rivuga kwifata amashusho. Ubwo rero ryakurikijwe uko riri. Kumva ko Yampano yahanwa, biracyakorwaho iperereza niba hari uruhare yaba yaragize kuba ayo mashusho yaba yaragiye hanze. Uruhare rwe igihe ruzagaragara ko hari uruhare yagize rwo kuba ayo mafoto ye, uruhare ruri direct kuba ayo mashusho ye yaba yaragiye hanze, we n'uwo bari hamwe bazakurikirana ntacyatuma bakora. Ariko kugeza ubu ngubu turi gukurikiza itegeko uko riri n'uko ryanditse, gushyira ahagaragara. Ntabwo itegeko rivuga kwifata amafoto, kuko tujye kuvuga ngo kwifata amafoto, abayifata ntibegere hanze ni benshi, na hano bashobora kuba barimo, sibyo? Ariko nta mahire ko bitaragera hanze. Rero niba ubifite wenda ubisibe cyangwa se ubibike kure, aho ntubike aho Yampano yabitse. Ngira ngo icyo ngicyo kirasobanutse. Ikijyanye rero ubona aho dosiye igeze, dosiye yabariya bakurikiranwe, ubundi hamaze gufatwa 5. Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo, Kalisa John
uzwi ngo nka Kejon Cyprien uzaba akiriho ariwe uzwi nka Jihad Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta na Ishimwe François abo kugeza ubu ngubu nibo bamaze gufatwa kandi iperereza riracyakomeje ntabwo rirahagarara. Ubwo nihagira undi ubona ko yagize uruhare mu gukwirakwiza ariya mafoto atazatuma adakurikira. Dosiye ya Jihad na Nestor nibo baherutse gufatwa, yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 25 Ugushyingo, yafashwe none nk'ejo ihita yoherezwa mu bushinjacyaha kuko yari dosiye y'inyongera izo bita suseka yiyongere kuri yayindi. Ubu ngubu ari mu nzira ubushinjacyaha nabwo bwitegura iyo dosiye mu buryo bwayo ikazashyikirizwa urukiko mu gihe cyagenwe n'itegeko. Sinzi niba nsubije ariko kuri Jihad wavuze ko ari inyongera yarasanga mu izindi dosiye ziri muri RIB ni zingahe wazidoha amakuru nazo wenda icyo ndakikubwira ariko icyo nari mvuze impamvu Jihad na Nestor bafashwe umunsi ukurikira dosiye ikoherezwa mu bushinjacyaha nuko ari dosiye y'inyongera kuri ba Kejon na ba Ishimwe Patrick kuko ni dosiye imwe. Iyo rero hafashwe undi muntu ntabwo wongera ngo ukore indi dosiye uhita uyongera kuri ya yindi ukajyana. Ariko noneho kuko warubajije kuri ngira ngo nagiye nabisoma muri commentaire aho abantu bavugaga ngo se Jihad ngo ari umuntu ufite izina riremereye ngo buriya ntiyarakwiye gukurikiranwa adafunze. Ababwira nubwo afite izina riremereye nk'iki ntabwo riremereye kurusha amategeko. Ibyo rero itegeko rikurikizwa uko riri. Igihe nyine iperereza ryagutunze inkoni ni wowe ukurikirana. Gusa umwihariko wa Jihad nk'uko waruvuga wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza tariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9. Ibirego bigera ku 9 ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha, 3 ni imbonezamubano. Imbonezamubano uhasanze ari gusebanya cyangwa defamation. Ibyo ngibyo bagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari zayo. Tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha dosiye mu bushinjacyaha. 6 z'ukwa gatanu 2024 ukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure. Iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 13 z'ukwa mbere 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha dosiye cyakorwaho iperereza. Tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoreshejwe amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina. Dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuriye. Niba atari gutangaza amakuru y'ibihuha ni ugukangisha gusebanya. Ngira ngo murabizi hari n'igihe hari n'undi bari bafatanyije icyo gihe mugenzi we gukangisha gusebanya, aho usanga umuntu runaka yagiranye ikibazo na kanaka yashaka kwihimura kuri uwo muntu akabwira wa muntu ufite izina riremereye muri showbiz ngo akire amashusho ndaguha amafaranga uyashyire hanze. Ubwo ni ukuvuga ngo ni couple imwe y'abantu bagiranye ibibazo, umwe arashaka kwihimura ku wundi agatuma Jihad ngo agiye kumukangisha. Urumva ibyo bintu? Icyo gihe rero twaranaganira ibi byose maze kubibona n'ubwanwa kabyara nyine ko ufite izina riremereye ndabyumva, ariko riremereye kurusha amategeko genza make twaganiriye muri ofisi yanjye igihe kirekire
ubwanjye turaganira nk'amasaha nk'atatu umuganda ngwino muri showbiz rwose ukorera amafaranga ubifitemo n'Imana ariko irinde ibi ngibi mwandikiye bagomba kwiga ariko ngira ngo abisubire kandi buriya n'umuntu bihurira mu mahugurwa kenshi y'abanyamakuru ubu ibyo akora bikora bizi ibyo byose arabikurikiranwaho cyangwa arakurikiranwaho iyi ngiyi yafatiwe ejo bundi ntabwo akurikiye nakurikiye ahubwo ndi kwibaza niba hari dosiye zoherejwe mu bushinjacyaha hari n'izigikorwaho iperereza wowe ngira ngo birasobanutse hanyuma ntabwo nasobanuye kubera ko ibintu byaravuzwe cyane abo ba space kwicara abantu 2,000 ukumva barabivuga n'abantu bose bayaguye ukibaza se fata abantu 5 kandi nabo bakabashyira mu buryo bakibwira niba yiyemeje gufunga bashyire muri stade niba bakwiye cyangwa natanga umuco kubera ko hari ibibazo ngo ese abakwirakwije urabyumva Theo n'ikiganiro cyawe naracyumvise uvuga ngo mbese ngo hari n'abagenzacyaha babibonye wenda to make it clear twe niba twarayabonye twabonye ku mpamvu z'iperereza twabonye ku mpamvu z'iperereza burya nicyo navuze ntabwo dukora kuri assumption ubwo ni kugenekereza navuze uwo ubugenzacyaha bwatunze inkoni uwo mbega iperereza ryagezeho uwo niwe ufatwa muri icyo gihe kugeza ubu ngubu rero bariya nibo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho kuba barakwirakwije amafoto y'urukozasoni ariko waje umuntu ukabayicuruza kuko tubona abantu biyukereye bumvise ko harimo umusore witwa Xavier nawe rwose we yari afite akabyandikira abantu akababwira ati ngutemo se akundi muri za mvugo zanyu ngo ngutemo se ngo ngewe ngo nta nubwo ahenda ngo ohereza 10 ohereza 8,000 ngo noneho ngo nabonye ngo iri full mbere ngo bari babonye agace ngo yabonye ngo iri full ngo mpereza 1000 bingahe ngo inkuru amafoto nyaguha uwo yahise afata urumva hariho babibonyemo akaryo ko gucuruza abo nabo rwose barakurikirana ubwo rero niba hari undi uzafatirwa muri ibyo bikorwa ari ugucuruza ari ukuyakwirakwiza akizatuma adakurikirana harakera nk'uko mubivuga ngo benshi ngo barasakaje I hope mu bari hano ntawe ubugenzacyaha buzageraho rwose bavuga ngo nawe warasakaje uzavuga ngo ngewe ngo nari mu buryo bwo gutara inkuru uzavuga oya ntabwo uzaba urwitwazo ubwo tuzasoma itegeko uko riri ndakeka muri bakuru abari hano ntabwo byo mwabikora kandi nizera neza ko mutabikora kuko tuganiriye kenshi muzi uburemere bwabyo muzi n'ingaruka zavamo sinzi niba nsubije neza ku buryo yes